Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bamera amahoro itanga. Geze muri wa mwanya mwiza wo imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko ubana natwe uko bwije n'uko bukeye, kandi tugushimiye ko tugeze aya masaha turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Bana natwe muri uyu mwanya, twese utuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabarira ngo inubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerereye indirimbo kubera umubavu humura neza. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo tumwimuka wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya ubone iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo y'171 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amahoro Yesu aha abantu be, ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, nutayata ntabwo wayakurwaho. Wiringira Imana wiringira, nabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana wiringira, nabura amahoro meza adashira. Abo Yesu arindisha amaboko ye, namubisha ubasha kubageraho, n'amaganya abasha guhagarika, imitima irindwa n'umucunguzi. Wiringira Imana wiringira, nabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana wiringira, nabura amahoro meza adashira. Ibyishimo byose n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Umwami Imana. We gushidikanya jya uyiringira, ntiyahemukira wizera atyo. We gushidikanya jya uyiringira, ntiyahemukira wizeye atyo. Wiringira Imana wiringira, nabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana wiringira, nabura amahoro meza adashira. Amen. Muririmbyi aratubwiye ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Amen. Bene data, amahoro Yesu aha abantu be, ntagira akagero ntarondoreka. Ni amahoro atamarwa n'ibihe, ni amahoro utakurwaho n'umuntu uwo ari we wese, kereka wowe uyataye. Ariko utayataye ntawayagukuraho, uyahoramo ukanezerwa, ukumva uguwe neza, kubera ko Yesu aba yaguhaye amahoro. Reka mbabwire, muri iyi minsi abantu benshi mu isi babuze amahoro, babuze amahoro. Hari abafite ubutunzi ariko badasinzira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe munkurikiranye, ibanga nta handi riri, nta handi bibera, ni muri Yesu. Amahoro yose wakiha utari muri Yesu ni ubusa. Muri Yesu niho umuntu abonera amahoro. Kandi ngo aya mahoro, muririmbyi yabiririmbye neza, aravuga ngo atemba nk'uruzi, ngo ab'isi ntibayazi. Oh haleluya. Aya mahoro Yesu atanga, ngo atemba nk'uruzi, ngo ab'isi ntibayazi. Abatari muri Yesu ntibayazi, ntago bayazi. Imana itugirire neza. Nta handi bibera rero, ni muri Yesu. Niyo mpamvu ninginga umuntu wese utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Yesu amuha amahoro atanga, amuhe kugubwa neza, amuhe umunezero utamarwa n'ibihe,
umunezero udashira, kuko aya mahoro Yesu aha abantu be ntarondoreka, ntagira akagero, kandi ngo ahumurize abayafite. Aya mahoro Yesu atanga niyo umuntu ageze mu bikomeye, niyo umuntu ageze mu byago, niyo umuntu ageze mu marira, aya mahoro aramuhumuriza. Kubera ko Yesu ntabwo yigeze adusezeranya ubuzima budafite ibibazo cyangwa butagira ibyago, ahubwo yadusezeranyije amahoro muri ibyo bibazo. Imana itugirire neza. Hahandi uri kunyura mu bikomeye, ariko kuko Yesu yaguhaye amahoro yo mu mutima, ugatambukamo wemye, ntugwe mu nzira. Aya mahoro Yesu atanga ngo ahumurize abayafite. Bene data, reka mbabwire, aya mahoro Yesu aha abantu be ahumuriza abayafite. Hahandi abandi bajya gushakira amahoro mu bapfumu, abandi bamwe bakajya gushakira amahoro mu biyobyabwenge, abandi bakayashakira mu gusinda. Ndagira ngo mbabwire ngo aho ngaho nta mahoro mwahavana. Amahoro ava muri Yesu. Aya mahoro ava muri Yesu, kandi ngo ntajya ashiraho, ahoraho, ngo kireka wowe uyataye. Aya mahoro ngo ahumurize uyafite, no mu bibazo no mu burwayi, aya mahoro aramuhumuriza. Mwijya gushakira amahoro ahatari, mwijya gushakira amahoro aho mutayabona. Kwiyahuza ibiyobyabwenge ntabwo byaguha amahoro, kujya mu bapfumu ntibyaguha amahoro. Amahoro ava muri Yesu honyine, niryo banga, ni muri Yesu. Aya mahoro Yesu aduha nutayata ntabwo wayakurwaho. Imana itugirire neza. Ngo wiringire Imana, uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Umuntu wiringira Imana akayiringira ntabura amahoro meza adashira. Imana itugirire neza. Oh, haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo wiringire Imana n'umutima wawe wose, ngo wo kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Bene data, nimureke twiringire Imana, twe kugira ibindi twishingikirizaho. Twe kwishingikiriza ku butunzi, twe kwishingikiriza ku mafaranga, twe kwishingikiriza ku cyubahiro. Ibyo ni umusenyi. Iringira Imana. Imana nibwo buhungiro bwizewe. Niho hari ubuhungiro bwizewe mu Mana. Naho handi hose ni ubusa. Imana itugirire neza. Umuntu rero wiringira Imana akayiringira, ntago ajya abura amahoro meza adashira. Aya mahoro ngo ni meza adashira. Imana itugirire neza. Mwene data, ese wowe aya mahoro meza adashira ntuyakeneye? Niba uyakeneye, iringira Imana. Iringira Imana, kuko niho uzakura aya mahoro meza adashira. Imana itugirire neza. Ibanga rero niho riri, ni mu Mana. Ndagira ngo mbabwire ngo ni mu Mana. Wowe utari mu Mana warahombye, waracikanywe. Niho umunezero uva, utajya umarwa n'ibihe, utakura ahandi hantu. Niho amahoro ava, utabona ahandi hantu, kandi aya mahoro ntashira ngo ajya ahumuriza n'uyafite. Imana itugirire neza. Ngo abo Yesu arindisha amaboko ye, ngo nta mubisha ubasha kubageraho, nta maganya abasha guhagarika imitima irindwa n'Umucunguzi. Oh, haleluya. Imana itugirire neza. Abantu barinzwe na Yesu nta mubisha ubasha kubageraho. Niho hari uburinzi bwizewe, niho hari umutekano wizewe muri Yesu. Kuko muri abantu barindishwe n'amaboko ya Yesu, nta mubisha n'umwe ubasha kubageraho, kuko bajya kuza Yesu akabakubitira kure, ibije akabinaniriza kure, bitewe byakugeraho. Imana itugirire neza. Nta maganya abasha guhagarika imitima irindwa n'Umucunguzi. Imana itugirire neza. Nta maganya, nta bibazo, nta byago, nta burwayi byabasha guhagarika umutima wawe mu gihe Umucunguzi akurinze. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimuze mu Mana, nimuze muri Yesu, ababere umurinzi, ababere umujyanama. Kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ijisho ry'Imana riri ku bakiranutsi. Imana itugirire neza. Bene data, ijisho ry'Imana riri ku bakiranutsi. Nimuze mu Mana, mukiranuke, kugira ngo uru rugendo muzarusoza amahoro. Imana itugirire neza.
ngo ibyishimo byose n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Umwami Imana. Imana ijya yemera ko tugira ibyishimo, ijya yemera ko n'ibyago bitugeraho, ariko muri ibyo byago yadusezeranijemo amahoro kugira ngo bitazaduherana. Imana itugirire neza, byose ijya yemera ko bitugeraho. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko ngo Uwiteka amukiza muri byose. Bene data, nubwo twahura n'ibikomeye, nubwo twahura n'uburwayi, nubwo twahura n'intambara, Uwiteka adukiza muri byose. Nimuhumure, azajya abana natwe, niryo sezerano yaduhaye. Icyo dusabwa ni ugukiranuka, ni ukumwizera, tukamufata nk'umunyembaraga kuko arashoboye. Twikomeje ku mugabo ukomeye, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Nta muntu wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimwiringire Imana, mwe kwiringira ibindi bintu, kuko ibyo byose bindi ni umusenyi. Imana itugirire neza, ngo we gushidikanya ajye uyiringira, ntiyahemukira uyizeye atyo. Oh haleluya! Imana ntabwo yahemukira umuntu yizeye. Imana itugirire neza, we gushidikanya, wowe gushidikanya, girira Imana icyizere. Imana twizeye ishobora byose. Imana twizeye, uwayizeye ntabwo azakorwa n'isoni. We gushidikanya rero, irashoboye, irakora, ndetse ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana twizeye ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba. Nimuyigirire icyizere kuko irashoboye, nta kinanira mu gihe cyashyizweho. Icyo usabwa ni ugukora neza, ukayigirira icyizere, ugakiranuka, ugakora ibyo ushaka, kandi ukayiringira yonyine. Ntuyibangikanye n'ikindi kintu cyose. Imana ntabwo ikunda kubangikanywa kuko ikunda icyubahiro cyayo. Ntabwo igikunda kubangikanywa, ishaka kuyiringira yo yonyine, ubundi ikikorera imirimo n'ibitangaza. We gushidikanya rero, ntabwo yaguhemukira wayizeye. Umuntu wizeye Imana atyo ntabwo yamuhemukira, ntabwo yagukoza isoni, ntabwo yatuma utukwa, ntabwo yatuma abanyamahanga bakwishima hejuru, ntabwo yatuma Satani akwishima hejuru, ntabwo yaguhemukira. Humura, humura, Imana twizeye irashoboye, ntabwo yahemukira uyizeye atyo, kuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba, kandi Imana yacu ishobora byose, nta kinanira. Humura, irakora, na bya bindi yagusezeranyije izabigenza neza. Yigirira icyizere kuko ni Imana ibana natwe, ni Imana itajya idusiga, ni Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye. Ikidusaba ni uko dukora ibyo gukiranuka, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Bene data munkurikiranye, ndagira ngo mbabwire ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Imana izi ko mubikeneye, Imana izi ko mbikeneye, izabiduha, kandi ngo ntabwo izagirana urubanza n'umwana w'umuntu. Nimuhumure rero, nimuyiringire yonyine, mwe kugira ibindi mwiringiraho, kuko umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo nzakomeza nubake kuri Yesu, kubera ko ahandi hose ari umusenyi. Bene data, ibindi byose mwakiringira ni umusenyi, ariko uwiringira Imana ntabura amahoro meza adashira, kandi uwiringira Imana ntabwo azakorwa n'isoni. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwiringire Imana, kubera ko nibwo buhungiro bwizewe, nibwo buhungiro butajya bukorwaho n'umuntu uwo ari we wese, kuko ngo abo Yesu arindisha amaboko ye ngo nta mubisha ubasha kubageraho. Imana itugirire neza. Ndababwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi. Mwakire, akubera umujyanama, akubera umuyobozi, kandi aguha amahoro atanga, atajya amarwa n'ibihe, amahoro atajya ashira, kandi akubere n'umuyobozi muri uru rugendo, kuko ntabwo rworoshye, ariko ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo
umwemerera kubera umuyobozi, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza ko wamenye Yesu Kristo, ahubwo uzasanga warahisemo neza. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kubw'ubutumwa buri mu ndirimbo. Muririmbyi aratubwiye ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero ntarondoreka. Nibyo Data, turabizi, dufite ibihamya. Amahoro Yesu aha abantu be ntabwo ajya amarwa n'ibihe, ntabwo ajya ashira. Turagushimye Mana, twongeye tuguhaye icyubahiro kubwo kuduha Yesu Kristo, ngo atubere inshuti, ngo atubere incungu. Mana, wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Mwami, abankurikiranye nabo ndabingingira kugira ngo bemerere Yesu abayobore mu buzima bwabo, ababere umujyanama, ababere inshuti, kugira ngo badatana. Kiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ubiteho kandi ubiyereke. Abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima. Aya mahoro utanga atarondoreka, atagira akagero, uyabampere mu izina rya Yesu. Ukimara rero kubana nabo, komeza wagure umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Si uko ubyutse mu itorero, Mana, dusengera ababyeyi bategereje urubyaro, nabo bitewe bagirire neza, ubiyereke, bakorere igitangaza, ubahe guheka. Ngo bana natwe rero, urakoze, ukomeze utuganirize, turatuje ariko we ntutuse, mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Mana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, barwanire intambara muzima izo mutazi, kandi ikiruta byose ikomeze barindire ubugingo. Naho ubutaha, bye.